Mwaramutse neza abateze amatwi Biob TV. Aka ni akanya kadasanzwe ngiye kukugezaho inkomoko y'insigamigani bagira bati yaje nk'iya gatera. Gusa nakubwira ngo utari wakora subscribe ubanza ukore subscribe aho hasi kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye bikongura amwe mu mateka y'u Rwanda. Waba wibaza uti yaje nk'iya gatera byakomotse he? Wicikwa twagiye. Uyu mugani wawuciye wagize igikorero umuntu amarorerwa kimugoye gitumo nibwo bagira ngo cyaje nk'iya gatera wakomotse kuri gatera witanda na Ruzizi mu Buganza. Byavuye ku mukazana w'ikirongore na nyirabukwe bakorera amarorerwa none umugabo gatera dore ko yari umusambanyi kabombo. Gatera kitanda yari atuye mu Buganza bwa ruguru mu ya Muhazi, agakunda abagore byamushajije. Umugore we bwitere w'ibumbogo bwa Nkuzuzu mu Bwanacyambwe, twibukiranya neza ko mu Bwanacyambwe ari i Kigali. Bukeye sebukwe wa Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we babibamenyesha. Gatera ahaguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambuka Muhazi akomeza urugendo. Ageze igicacara hejuru y'Inyagasambu ashaka kunywa agatabi, areba ahantu hari agacucu arahicara, atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera agatabi ku nkono yari yitwaje. Uwo muhungu ajya gutekerera sebuja itabi mu rugo rwari hafi y'aho bari bageze. Urwo rugo rwarimo umugeni umaze gutinyuka abantu ba hafi, amaze kujya yirirwa mu nzu yarongorewemo atakirirwa kwa sebukwe na nyirabukwe. Iyo nzu yarimo umuriro kuko bayicanagamo kugira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye akotsi kava muri ya nzu agenda ariho agana. Inzu yari yase inkingi ya ruguru ifite n'igikari cyayo. Ageze mu muryango abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka aboha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye abanza kugira ngo ni mubo basanganywe.